uramfasha iyo yinkuriremo si wumva se ubundi niwe wanjye nari mbize kuri wumfasha ndagufasha nibyo ariko urama miliyoni ebyiri. Jesus is Lord. Urama miliyoni ebyiri kuko ni igikorwa gisaba ubwitange. Turashize none Ndashyiramo imiyaga kuko nabareze abanyiraso mu gisirikare nabahanduragamo amasasu kwita mu ntoryi mu mihumetso babarashe mu kihose mu misaya bayikubise bayihombanyije. Ntabwo ureba ashaka ko nanjye ntabwo uri kureba usembwa budakira aba miliyoni ebyiri ubundi tubisoze nanjye ngiye nembeho nawe beho dusigasire icyubahiro cy'umuryango. none se muze ko nakuganye nk'inshuti y'umuryango ubizi ayo mafaranga unciye mbaye nyafite kaba turara amakara akazu kameze kure sinaba narometseho akandi waretse kungora ukamfasha kuri inshuti y'umuryango wabanye neza n'umusaza rwose ni ukareka kungora ayo mafaranga urumva nayabona none wabigenza ute ibyaye ikibazo irakirigata byongeyeho kandi mu kinyarwanda baravuze ngo nyiri umupfu niwe ujya ahanura reba uko ubigenza. ese muze nkwereke umfashe rwose ko mbona uhise uyidohoka mu maso ikibazo kirakemuka uyidohoka ahubwo komera kuki cyakuzanye nyine ngiye numvaga wenda wagushake nyine agakuzo agacuma nyine karimo nk'umushari ukamfasha rwose urabona ko nta kintu nanjye nifitiye pe ako hari ikintu kwirengagiza uzi imisoro iri hanze turasora dutanga imisoro n'amahoro kandi dutanga icyo bita nyine bya bindi bavuga umusoro ku nyungu. ndabyumva reka rero nkubwire njyewe hari uduhumbi 30 nagurishije akaguru ejo bundi nende guteganya kuzomeka akandi kazo hariya wavuze wibye ugize nguki otonga gurube komeza umbwire nta kibazo nyine nari mbifite pe nabiguru kamfasha nkazaba niyeranje ikindi gihe ziba n'indi ngurube uvugisha ukuri niyo wiyororeye cyangwa niyo wahuye urahura uracyuye niyo nibye nkimara kumenya ko ngize ibyo bibazo nyine nibye ndakagurisha nyine kugira akazamfasha nayaguha nyine. Okay, tubinoze gutya rero sasa urumva ufite ikibazo kandi ukutinda ako nibagiye kukubaza ifite amezi angahe iyo nda? Supposed to we have this. kumwe ntago kuruzura bivuze ngo ni ibyumweru nka bitatu karacyara amazi tuyo ndayikuramo sasa rero naraguciye miliyoni n'igice turashize none ngubwo ikintu tugiye gukurikiraho uzajya ukora ugenda unyishyura hamwe ibyo 30 igenda wiba n'izindi ngurube n'izindi nyamaswa zose wiba unzanira turandika amasezerano dusinyane kuzajya unyishyura pole icyo kibazo ntabwo nakihanganira kuko nanjye bamfashe urumva ni ukwimeneramo we nzajya kumwishyura muri iyo mipengeri uzajya unyishyura mu mipengeri utinda na kariya kawese kanyu nza nkakagurisha twarababaye twararwanye sasa genda witegure umuzane nanjye reka nsigare nitegura neza kugira ngo uze operasiyo cyangwa se igikorwa nyirizina kize kugenda neza. It is very shameful for you to accept that. kandi ugena umutima utuje reka ngende rwose harya ubundi umwana ava hehe nese ukubaguye umuntu gutyo utazi aho umwana ava nyine ngewe nkufise icyuma mu rubavu ndegura urubavu ndukuramo akaboko ngo nkuruye nkajya nkurura ibintu by'amara ibintu by'iki umwana ndamushaka ndamubura turashize none kose ko nakuzaniye umuntu nagize nkuzanira itungo ngo ribage ubundi nari menyereye kubaga bajomora b'amasasu y'abanye ntiwatikuraga icyuma n'ingurube wabagaga niki natikuye muri backbones natikura udutigo ngo ndarushwanyuza icyo bita backbone
balls ugize ngo ndakubita kugira ngo ndebe ko umwana namukora mu byoroshye wambwa ndahindura nshyira mu mukondo ndabisate nkoramo nkajya nkoramo gutya mbeyuraho kugira ngo ndebe ko umwana namuzana ndashaka umwana ndamukobwa ese uwo muze tuwetse kubeshya kuko ibintu umukoreye kuko ubaracyari muzima ni muzima kuba muzima ko ahubwo reka nje nsubireyo ndebe uko ameze nkomeze nshakishe ahubwo ngiye gushaka uruhindu ngende nkozamo uhinduse kandi ni igiki ndashaka nyine ikintu cyuma gishyushye ninkozaho akana kararira ndakomeza mvurungwemo urumva uruhindu nyine rushyushye rwaka umuriro nyakaraga nabyo nibyanga ndahita nkata amatwi nongere n'ukundi nkukate nindangiza naho mbyerogemo umwana automatically already arahita agira ute arira nibyanga n'ubwonko ndabweyuraho banze ndebeho uko bimeze ndebe cyatumye amarirwamo nibyanga nyine wenda n'amano nshobora kuyakata of course ntawamenya ariko umwana agomba kuvamo uduhinja tw'amabandi niko tumera ntawamenya wasanga kagiye kakishara mu mpyiko za nyina cyangwa muri za ntuza zo hirya no mu magwede cyo bita nyashi na nyashi muri daburistiyo muzehe rero ko nkubwire uberedi ko ibintu byose wakataguye n'ibyo watemaguye uri bubisubizeho ukongera ukabidoda neza umenye ngo numwica uramurya oya na kumurya ntako namushyizeho sonde turashize none sonde ntacyaba ubu ngubu ari guhumeka ese muzeka nkubaze kunzi ko mwinzewe nta sonde ibamo ubwo sonde wakoresheje ni iyi nakoresheje akavido k'akajori ndacomeka nashyizeho ahubwo reka ngewe ndebe wa mugano utamundisha ako na sagota we kera abaye umugeshi ni ibikira genda umudimobe akajori bayita sonde nese ufite serumu washyizemo byibuze nayishyizemo iyihe akuna shida wewe akuna shida shira hari muze gira vuba gira vuba umenye ngo numwica uramurya ariko baganga shamana ubasanga wanakirashe gifite isasu mu mutwe ibintu byose kiri gukora ni by'abasazi cyabagaguye gusa ni intuze cyabagaguye umutima wa mushiki wawe irangiye nyine mbuze uko mbigenza nawe mpita nkukata ngo ndebe ko yaba yihishemo ahubwo reka tubage turebe niba arimo nese muze uko ubizi uru rudegede rwawe nta bwenge burimo umwana mu mutima uduhinja tw'amabandi ari ukuntu tugenda tukinjira no mu misokoro niho ntari nagera ariko umutima we nawe ukatagwa ako mushiki wawe afite umutima uvungagurika do mana yizazi gakobura isi n'abati bose bagasiga ari inkuba niko muze ibi bintu nkore ni biki koko wowe reka ngende ngusubizeho ibyo kwigira abaganga bakomeza kwigira abaganga rero nk'uko icyo cyishe umuntu nzirakarengane nawe izi mpyiko ndazihimbwe zirya Jesus Christ of Nazareth.